tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho. Muraho neza, ndabasuhuje cyane aho muherereye hose mukurikiye ATV, ikaze mu kiganiro The Javi Space. Nk'uko mumaze kubimenyera, nitwa Javi. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndabifuriza kumererwa neza aho muherereye hose, ndabifuriza amahoro y'Imana. Nizere ko muguwe neza aho muri hose. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ku kintu gihangayikishije abantu muri iyi minsi, ubusinzi mu rubyiruko. Ni ikintu kiri kugenda cyiyongera. Uyu munsi wa none rero tugiye kukiganiraho byimbitse, aho turi kumwe n'umutumirwa yitwa Jacques, yayoboye urubyiruko mu nzego za leta. Uyu munsi wa none rero turi kumwe, tugiye kuganira byimbitse kuri icyo kintu, ubusinzi mu rubyiruko. Turebere hamwe se mu by'ukuri ni ikihe kintu kiri kubitera, ese ni gute byagabanuka, ni gute twabigenza kugira ngo bigabanuke, ese ibyo ngibyo byose byakorwa na bande? Murakaza neza rero, mbahaye ikaze cyane. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Reka twakire umutumirwa wacu, tuguhe ikaze mu kiganiro The Javi Space. Murakoze cyane. Yego. So mwatangira rero mwibwira abantu badukurikiye. Amazina yanjye nitwa Cyubahiro Jacques, nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Mu by'ukuri nanjye nishimiye kuba muri iki kiganiro kubera ko tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, aho urubyiruko rumaze kwangirika cyane kubera kujya mu biyobyabwenge muri rusange. Urakoze cyane, nanjye nishimiye cyane iki kiganiro kuko nzi neza ko ari ikintu kiri bwungure abantu mu by'ukuri badukurikiye. So Jacques, kugira ngo twinjire rero mu kiganiro cyacu, mubona ari iyihe mpamvu, ni ikihe kintu kiri kubitera kuba urubyiruko rw'iki gihe, kuba abantu b'iki gihe ubusinzi buri kwiyongera? Ese mu by'ukuri uko mutekereza bitewe n'ibigaragara, mubona ubusinzi buri kuba fashion cyangwa se ikimenyetso cy'imyidagaduro mu rubyiruko? Urakoze cyane, mbajije ikintu cyiza cyane. Nabivuga nko mu bika bigeze nko muri bitatu. Cyambere ndakivuga ko icyambere navuga impamvu yenda zituma ubusinzi bukomeza kwiyongera mu rubyiruko. Icyambere yenda navuga ko kwigana abandi no gushaka kwiyerekana mu rubyiruko. Icyo nicyo cyambere yenda turuze kugenda tukivugaho. Icya kabiri ni ukuba nta kazi bagira, bigatuma umwanya munini bawumara mu bintu bigiye bitandukanye, harimo ubusinzi n'ibindi byinshi cyane bishobora kubangiza. Icya gatatu ni uburyo bwo kwidagadura budafite umurongo. Icya kane ni itangazamakuru ndetse n'ibyamamare. So duhereye ku ngingo ya mbere, yenda twahera ku gika cya mbere, aho kwigana abandi no gushaka kwiyerekana mu rubyiruko. Mu by'ukuri muri iki gihe turimo, kuba uri umukobwa cyangwa umusore ufite imyaka runaka, reka tuvuge yenda kuko urubyiruko yenda ni guhera ku myaka 30 yenda niho ushobora kuba rugarukira. Iyo uri umukobwa ugenda ujya mu bintu bigiye bitandukanye, ukaba wumva ko uri umukobwa utanywa ku icupa, ukaba uri urubyiruko, uri umusore utanywa ku icupa, kumva yuko nta kintu bumaze. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Usanga kenshi iyo ugendana n'ibigrupe bigiye bitandukanye birimo abo bantu mu byiciro bigiye bitandukanye, usanga akenshi urubyiruko kwibera mu biyobyabwenge bw'inywera inzoga. Ugasanga rero ni hahandi ushobora gusanga umwana w'umukobwa wangiritse
cyangwa umwana w'umusore wangiritse kandi akiri mutoya. Icya kabiri ni hahandi hari ababyishoramo kugira ngo bumva batari ku rwego rwo hasi, ari aho ngaho navugaga. Hari ukuntu babyishoramo kugira ngo bumve ko bari kuri hejuru, bari kuri high standard. Kumva utanywa inzoga uri umuntu w'umukobwa ntago bishamaje, kumva utanywa inzoga uri umuntu w'umusore ntago bishamaje. Ni ukwishyira hejuru kugira ngo wumve ko nawe uri ku rugero rwiza, ruri hejuru, ruri kuri standard yo hejuru. Icya kabiri twavuze ni ukubura akazi ndetse no kwiheba. Urubyiruko rwinshi kutagira icyo bakora muri iyi minsi ni handi usanga abenshi barihebye. Ndangije kwiga, ndi Jacques, ndangije kwiga, mu by'ukuri plan yanjye y'inzozi zanjye numvaga nyine zihera aho ngaho ku ishuri. Ariko nyuma yo kurangiza kwiga, umwana yiga azi ko ejo n'ejo bundi namara kwiga azahita abona akazi. Ntabwo ariko bimeze. So umara kwiga rero warashyize mu mutwe ko uzahita ubona akazi, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bigenda. Urabanza ugenda ugashakisha, iyo umaze kwiga ukadepoza, ukajya ahantu hagiye hatandukanye gushaka akazi. Rimwe na rimwe ugasanga structure bari kugenderaho ntabyo ufite. Ugasanga rero impamvu urubyiruko rwinshi ruri kunywa ibiyobyabwenge naho hantu bihera. Barihebye, kujya gushaka akazi ntibakabona. Ariko cyane cyane ndashimira leta y'ukuntu igenda ibikora. Niyo mpamvu yashizeho za TVET. Niba koko urangije kwiga, tugenda nkanjye nize IT, ugasanga undi yize ibindi bitandukanye, ariko leta ikavuga ati jyewe uyu munsi wa none nushaka kwiga umwuga uzajye kwiga umwuga, ugiye kwiga kubaza, ugiye kwiga gukanika. Ni hahandi uzasanga noneho imirimo myinshi iri kugenda ihangwa mu rubyiruko bitandukanye uko biba byarahoze. Niyo rero urubyiruko ruba rwumva yuko nirumara kwiga ruzahita rubona akazi, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bihita bigenda. Niyo rero usanga inshuti y'umwe muri abo ngabo ugenda utumira abandi kubera ko badafite icyo bakora, bakaza bakwirirwa mu mayiga gusa. Mu by'ukuri nta kindi kintu bagakwiye gukora, kandi bagakwiye kujya gushakisha hirya no hino, gashakisha yenda niba ari uwize imyuga akajya kuri za TVET, niba ari n'amahirwe muri rusange agenda aza. Ariko akenshi urubyiruko ntabwo rubyitaho, ntabwo rubiha umwanya. Ikindi ni twabyita uburyo bwo kwidagadura budafite umurongo. Urubyiruko rwinshi ruridagadura ariko bidafite umurongo. Aha ngaha navuga ni mu bitaramo cyangwa mu tubyiniro no mu mikino y'urubyiruko usanga inzoga ari igice kinini cy'imyidagaduro yaho hantu. Uyu munsi tuzi ko umuntu agira anniversaire, ariko uyu munsi wa none ntabwo bagira anniversaire mu rubyiruko ntushiremo inzoga. Ntabwo bishoboka, iyo ngiyo ntabwo yaba ari anniversaire. Bahita bavuga bati uriya ntagatwika, ati rwose uriya nta kifanta, iyo mitobe ati inzuki ziraturya. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byagakwiye. Urumva rero igice kinini cyo kuvuga mu buryo bwo kwidagadura. Niba reka dufate urugero, haje umuhanzi yenda muri Kigali Arena, ariko niba ndi bujye kuri uwo muhanzi ntashyizemo byeri, ngo babyita ngo ni za vibes. Niba ntari bujye kure umuhanzi ntashyizemo byeri, rwose ndaba nakishe. Ni handi uzasanga niyo bageze muri ibyo bikorwa byo kwidagadura, usanga buri muntu ari mu bintu byo kwiyandarira. Ugasanga se niba yagakwiye kuba ameze gutya ntameze gutya, niba ari ukwidagadura arabyina, yenda bamwe bakuyemo amashati, ugasanga umukobwa ameze ukundi kuntu, ugasanga umuntu w'umusore yambaye ipantaro yagejeje ku mavi. Ni ukubera iki? Byibaza neza ko udashobora kumera kuriya nta kiyobyabwenge cy'inzoga cyangwa kindi waba wanyweye. Rero urubyiruko rwo muri iyi minsi rwose usanga uburyo bwo kwidagadura budafite umurongo. Icyo nacyo kirimo mu kintu gishobora gutuma urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge. Hari ikindi noneho cya kane nakwita itangazamakuru rinyuranye mu byamamare. Itangazamakuru rinyuranye mu byamamare, wavuga ati se aho hantu bishobora guhurira hehe? Aho hantu harimo za filimi, indirimbo cyangwa ibyamamare byamamaza ubusinzi nk'ikimenyetso cy'ubuzima bugezweho.
wari ubizi se ibigezweho abantu kwa kundi bareba abasitari bakavuga ati kubera ko runaka bikora buriya ni ibigezweho nanjye ngomba kugendana n'ibigezweho. Ukabona umusitari ari gufata bya bitabi ugasanga afite amarikeri angana gutya, ukavuga ati ariko buriya buzima nibwo bugezweho nanjye nibwo ngomba kuviva. Ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo ari byo. So rero mu by'ukuri usanga nk'uko wari ubimbajije ni muri ibyo bika bine bishobora gutuma urubyiruko rukomeje kuzamuka cyangwa kuba rwinshi mu biyobyabwenge kandi aho rushobora kwangirika cyane. Ni uruhe ruhare rero rw'ababyeyi? Haba hari uruhare rw'ababyeyi mu abana, urubyiruko rw'iki gihe mu kwishora mu businzi? Ni uruhe ruhare rwabo? Twabyita nk'ingaruka? Oya, ni ukuvuga ngo hari nk'ababyeyi yenda mu muryango hashobora kubamo nk'ibibazo runaka, noneho abana mu rwego rwo kugira ngo yenda bakajya muri bwa businzi bagira ngo mu by'ukuri bashakeyo ngo amahoro, bumve yuko nabo hari abantu bari kumwe, ugasanga baratandukiriye, noneho kubw'ingaruka zo mu muryango abana noneho bagatangira kujya muri bya biyobyabwenge kugira ngo baruhuke. Nandi kubaza uruhare yenda rwa stress z'ubuzima n'uruhare rw'ababyeyi ndetse n'umuryango. Ikintu navuga kuri iyo ngingo, uyu munsi wa none akenshi ari igihe tubona abana bisho muri ibyo bintu, ariko mu by'ukuri hari impamvu zibitera. Uyu munsi wa none hari nk'ingo zibana mu makimbirane, ingo ugasanga umubyeyi papa na mama bari kurara bashwana, bari kurara barwana, umubyeyi yasinze, umubyeyi atashye saa 8 ntazi ko umwana yiriwe, ntazi ko umwana yabayeho umunsi wose. Mu by'ukuri ugasanga umwanya bafite bawukoresha ibindi bitandukanye no kwita kuri uwo mwana. Ugasanga rero na wa mwana ari gukura nta burere ari guhabwa n'ababyeyi. Nta uzasanga abana mu muhanda, ariko ndashimira leta kuko igenda ibikoraho. Hari utwana twazaga mu muhanda bitaga twa marine. Nitwa twana usanga mu by'ukuri uwo mwanya yagakwiye kuba ari mu muhanda, yagakwiye kuba ari mu ishuri. Ese ukibaza impamvu ki? Ni ukubera iki uwo mwana ari mu muhanda? Ugasanga kandi ni cya cyiciro gitoya cy'abana bari kuzamuka batoya, guhera ku myaka bahera nko ku myaka 6 kugera nko ku myaka 10. Niba usanga kenshi bari kugenda basabiza mu muhanda, usanga kenshi hari abantu batambutse, wampaye 100, wampaye, ukamubaza ukegera uwo mwana ukamubwira ati se biti, ati rwose ati ngewe nshaka kwiga, ati cyangwa yenda ati mu rugo naburaye, ugashaka yenda ku uburyo ushaka kumufasirita uwo munsi, ariko mu by'ukuri ntago muzahorana. Ariko usanga ababyeyi ari cyo kintu mu by'ukuri kwitita ku bana, kudaha agaciro k'abana, kutabaho uburere, icyo kintu nacyo gishobora kuzana icyo kintu cyo kujyana abana cyangwa cyo kujya mu ngeso mbi mu rubyiruko, akenshi bakajya mu bintu bigiye bitandukanye. So usanga rero mu by'ukuri ababyeyi nabo babigiramo uruhare rukomeye, kuko ufasha umwana ukamwigisha, ukamuha uburere bugiye butandukanye, bibaza ko uwo mwana ashobora kuzavamo ikintu gikomeye. Ese haba hari imico ya none cyangwa se imyumvire y'ubu yaba ituma urubyiruko rutabona ubusinzi mu by'ukuri nk'ikibazo gikomeye? Urubyiruko, njye navugira urubyiruko kubera ko akenshi njya dubona urubyiruko mu by'ukuri hari abumva ko icyo kintu ari ikintu kiri skandali, ni ikintu gikomeye ku rubyiruko. Hakaba hariho na rwa rubyiruko rwundi narwo rwumva ko ubuzima bwabo ni ukwigira mu mayoga nyine, kujya mu mayoga, kujya mu bitabi, kwenjoyinga. Mu by'ukuri hari abantu babifata nk'ikintu gikomeye, ndetse bakanashaka yuko bazakivamo, bakanakivamo. Urugero, hari nayoboye urubyiruko imyaka 3, bita mu urubyiruko nayoboye, nari ndi mu nama y'igihugu y'urubyiruko mu kagari, nayoboye bita CNG. Ariko mu by'ukuri wasangaga urubyiruko rwinshi mwahoranaga ari rwa rubyiruko rwibera mu biyobyabwenge. Noneho iyo uri urubyiruko nawe uri urubyiruko rero
bigusaba imbaraga zikomeye cyane. Hari igihe bakubwira ati ahantu uri kutujyana se hatarimo akantu, ahantu uri kutujyana se hatarimo utundi tu profit hirya no hino, ariko mu by'ukuri ntago aricyo kintu twagakwiye kuba tugenderaho. Twashakaga kugira ngo duhuze rwa rubyiruko rw'aho ngaho. Hari n'ibindi bitaga intore mu biruhuko, aho abana baba bari mu biruhuko bakaza tukaba turi kumwe, tukabigisha indangagaciro z'umunyarwanda, tukabigisha ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo hahandi bari kuba bari wa mwanya bari kuba barimo mu biyobyabwenge babe bataburimo. No muri iyi minsi ya none nabwo barabikora, niyo abana bari mu biruhuko nabwo barabikora. Ariko urubyiruko rwinshi ruri kugenda byibuze rubyumva gake gake, kuko hari nk'umwana usanga mwarakoranywe mwarareranywe, ugasanga we wabaye muzima, ugasanga we yabaye umuntu ibiyobyabwenge byabase, ukagira agahinda, ukagira umubabaro, kandi ari umwana mwiganaga mwicana ku ntebe y'ishuri, ari umwana mwasagiraga, ugasanga wa mwanya uko wawukoresheje wowe bitandukanye wowe nk'uko yawukoresheje. Ugasanga nkanjye ngewe hari yenda nakwita ndarugero, niga primaire, niga mu mwaka wa 6, narigaga, hanyuma kubera ko mu busanzwe ngiye nkunda gukina umupira, akenshi amasaha yanjye menshi nyamara muri sport, nkunda umupira cyane, niyo sport yanjye ubundi. Ariko hari nk'abana twiganaga, ibo bakumva ko nibamara kwiga nitumara gutaha saa 11 bo bari buhite bagenda bakajya mu biyobyabwenge, nanjye bagashaka kunkurura. Ariko ngewe nkababwira ati buriya narize ubwenge cyane, nkababwira ati rero ngewe kugira ngo njye muri ibyo bintu, ngewe muze kuma bya bikapu mbifate bibarindire, noneho bo bakajya mu bintu byabo, bakagenda bakanywa ibyo bintu. Urumva abana bamungana ntushobora kubagira inama ngo bazumve. Ngewe noneho nkarinda bya bikapu. Ariko ari ukubera iki? Uburyo natojwe n'uburyo nahawe uburere bitandukanye n'ubwo ababyeyi babo ngabo bashobora kuba barabahaye, cyangwa bashobora kuba ababyeyi barabuze umwanya wo kugira ngo babahereze ubwo burezi. So mu by'ukuri rero muri abo bana 88% uyu munsi wa none babaswe n'ibiyobyabwenge. N'ahandi muhura akavuga ati wampaye 100, n'ahandi muhura akavuga ati ugasanga bamufunze, n'ahandi usanga bari mu bintu bigiye bitandukanye by'urukozasoni. Ariko mu by'ukuri uburere utahawe n'ababyeyi, hari igihe ushaka kububona buri muri bya bintu bikanga, n'ubundi ugasanga ubuzima bwawe bwamaze kwangirika. So ari nacyo kintu rwose nsaba urubyiruko rwo muri iyi minsi kugira ngo ruve mu biyobyabwenge, kubera ko nta minsi wamara byo muri biriya bintu. Uyu munsi nujya mu biyobyabwenge, ejo uzatega umuro ku muhanda, umugirira nabi, numugirira nabi hari ubuyobozi buzakubona, nawe bukuryozwa ibyo bintu wakoze, uzajya gutobora inzu y'abantu, uzahura n'uwo muntu agufata kujyana kuri polisi. Mu by'ukuri iyo wagiye mu biyobyabwenge, egari gutakaza ubumuntu, egari ko ubuzima bwawe bushobora kwangirika no mu bundi buryo budasanzwe. Ubwo ko mbyumvishe biba bigomba gutangirira mu muryango, uburere ababyeyi baha abana babo cyane. Nk'uyu munsi wa none nanone hari gahunda zibaho bita umugoroba w'umuryango, n'ahantu bicara bagasasa inzobe bakaganira ibigendanye n'umuryango. Akenshi bibera no mu midugudu, niho hantu bibera, kuko n'uyu munsi wa none leta irabidushishikariza kujya mu mugoroba w'umuryango. Ese mu muryango baganiramo iki? Izandangagaciro z'umuryango, n'andi bigishwamo ibyo ngibyo by'ubusinzi, kumvisha ko uri umumama, uri umubyeyi, ntabwo wagakwiye kubusinda. Kumva ko uri umupapa, ntabwo dukubije yenda kunywa agacupa, ariko unywa agacupa niwumva bimaze kujya ku rundi rwego urekere. Ni hahandi mwigiramo kuba ukwigisha indangagaciro. Niba ufite abana uyu munsi wa none bakeneye kujya ku ishuri, ese nunywa ako gacupa cyangwa nubura umwanya wo kubaganiriza, ese iryo shuri bazaryiga? Ntabwo bizakunda. Mu by'ukuri aho ngaho niho bihera, mu muryango niho hose, niho hantu bipfira, ni naho hantu bishobora kwemererwa. So rero mu by'ukuri ari naho navuga ati
mu mugore w'umuryango abatwumva ababyeyi abamama n'abapapa nabo bajyayo bagakwiye kujya mu mugore w'umuryango kugira ngo ariho bigira indangagaciro z'umuryango z'ababyeyi ndetse n'inama bagomba guha abana niho bibera buriya. Reka noneho tugere ku ngaruka. Ni izihe ngaruka rero biteza, ni izihe ngaruka ubusinzi buteza mu rubyiruko? Mu by'ukuri ingaruka ubusinzi bishobora guteza mu rubyiruko, reka mpere mu bintu bigiye bitandukanye. Navuga ingaruka harimo kwangiza mu by'ukuri ingaruka ni nyinshi ziratandukanye. Ni hahandi ingaruka zo kuba wanyweye ibiyobyabwenge, ni hahandi uzahura na Jeffrey nijoro kubera ko nta mwanya yagize wo kujya gukora, yiriwe aho ngaho aracunga Jeffrey avuye ku kazi umucapuza agakapu. Ni hahandi ari bube ari aho ngaho atekereza ati nimugoroba nibigera ngiye gutobora inzu. Mu by'ukuri ni hahandi tuzategereza rwa rubyiruko rwa munyarwanda ruzamuka zigeze indangagaciro ziwe zishobora kubaka igihugu, tuzamubura ntawe tuzabona. So rero mu by'ukuri icyo navuga ni kimwe, ingaruka zo ni nyinshi cyane kandi mu buryo bushoboka n'ababyeyi bashobora kudufashamo kugira ngo izo ngaruka mbi ziterwa n'ubusinzi zitashobora kugera kuri abo bana. Reka noneho turebe abo bireba. Ese ni bande badufasha kugira ngo mu by'ukuri izo ngaruka, ubwo businzi bugabanuke mu rubyiruko? Ni bande? Urakoze cyane Jevi. Nabivuga nanone mu bihe bigiye bitandukanye. Kugira ngo ubusinzi bugabanuke mu rubyiruko, ahantu hambere bihera ni mu muryango. Ahandi hantu bishobora kugabanuka ni urubyiruko ubwarwo. Ahandi ni leta, ahandi ni itangazamakuru, ahandi twavuga ni mu madini n'abafatanyabikorwa. Ubwo uraza kugenda udusobanurira. Nicyo nashaka gukurikiraho. Aha mu muryango icyo navuga ni ugutoza abana indangagaciro zo kwirinda inzoga hakiri kare. Icyo niyo ndangagaciro ya mbere. Aho ngaho kandi biri kubera he? Mu muryango. Aha kabiri ni ukuganiriza abana, kubaha umwanya, kubitaho, kubagaragariza yuko inzoga nta mumaro wazo, no kubaha urukundo, no kubakurikirana. Kubakurikirana rero gute? Kubakurikirana niho icyo navuga kubakurikirana ni ukuvuga niba uri umubyeyi ufite abana, umwana ugeze saa 3 z'ijoro ari atagusabye uruhushya, ese niba uzi ko yagiye kwiga, ese uramukurikirana? Ese uramenya ko yageze ku ishuri? Ese yize? Ese arataha mubaze homework babahaye? Mu by'ukuri aho ngaho niho bipfira, kumva ko utagifite inshingano zo gukurikirana umwana. Ariko nataha ukameka maze uvuye ku ishuri, nyereka ibyo mwize, ufite homework nyereka, ese wageze ku ishuri, ukajya no ku kigo ukareba koko niba uwo mwana yaje kwiga uwo munsi. Kubera iki? Hari abana baba bari aho ngaho bagera ku ishuri bakakata, bakajya mu bindi bigiye bitandukanye, bakajya inyuma y'ikigo, bakajya mu matabi bambaye na uniform. Hari noneho n'abandi noneho bize strategy, kuko urugero ndaruzi nararuyoboye, bakagenda bambaye uniform cyane cyane nko ku bakobwa n'abahungu, ugasanga bambariyemo imyenda imbere, bagera noneho handi bashaka gukora utuntu twabo bakavanamo ya myenda, bagasigara bambaye imyenda isanzwe, bagasigara bambaye imyenda isanzwe. Abantu nta gushaka kumumenya niba ari umunyeshuri cyangwa. Ubwo so umwana yabave akava mu rugo yambaye imyenda isanzwe, nyuma akambariraho imyenda y'ishuri. So ni hahandi iyo uri umubyeyi rero ukurikirana, mu by'ukuri ibyo bintu ushaka kubyitaho ukabimenya. Niba koko umwana avuye mu rugo kabona arapakinze nk'umwana ugiye ku ishuri, ariko mu by'ukuri ntuze kumenya suivi yaho yagiye, se byagenze gute, ese yize uwo munsi, ese ugahamagara ubigisha umwarimu
cyangwa headmaster akavuga ati kana kageze ku ishuri, kubera ko n'abari abarimu n'abari aba headmaster nabo bafite akazi gakomeye. Ntabwo yakurikirana umwana umwe kuri umwe ngo bazabishobore yenda n'urugero. Ariko nk'umubyeyi ufashe nk'umwanya wawe, niba wagiye ku kazi ukavuga ati saa sita muri pause cyangwa saa tanu ndaza kudomoka njye ku kigo njye kureba koko niba uwo mwana yize. Akenshi mu by'ukuri ni ukuri uzasanga bamwe na bamwe muri abo bana badahari kandi bagiye ku ishuri. Ni handi umubyeyi none azabaza wa mwana ukavuga ati ko naje ku ishuri z'isaha ko ntakubonye wari urihe. Biba rimwe kabiri wa mwana azabona ko umubyeyi yatangiye kumugenzura, yatangiye guhindura imyumvire. Niba umwana atashye saa tanu z'ijoro, saa sita, saa saba, umwana atagusabye uruhushya, umwana ari umukobwa, tureke no kuba umukobwa, umwana ari umuhungu, atakubwira ati ngiye aha ndagaruka izi saha ngiye muri ibi bintu biragenda gutya na gutya, aguhe schedule y'uyu munsi. Eske niba utabasha kwita kuri ibyo bintu, nandi uzasanga umwana yatashe yasinze, nandi uzasanga umwana yanyweye ibiyobyabwenge yarwanye mu tubari, nandi uzasanga umwana w'umukobwa yatashe izo saha yagiye mu busambanyi, usanga ejo yatwaye inda, kandi natwara inda n'ubundi niwe bizagaruka nk'umubyeyi. So rero mu by'ukuri aho ngaho mu muryango umubyeyi niwe wagakwiye kuba yita ku mwana we. Mu rubyiruko ubwarwo rero mu by'ukuri hagakwiye gushyiraho amatsinda y'ubujyanama no kwidagadura k'urubyiruko, kubera ko nta hantu dufite ho kwidagadura nk'urubyiruko, ni hakeya. Harimo imikino, kwidagadura mu mikino, mu buhanzi, mu gusoma ibitabo, ibikorwa bigiye bitandukanye by'urukundo. Iyo urubyiruko ruri muri ibyo bikorwa ntabwo ubona wa mwanya wo kujya muri bya bikorwa by'urukozasoni byawe. Mu by'ukuri iyo urubyiruko rwinshi iyo ruri mu bintu bishobora kurubuza kuba busy, ufite ibibuga, ufite ahantu abana bidagadurira, mu by'ukuri ntago rwose bagakwiye kuba bajya, nta mwanya babibonera. Na wa mwana wajyayo waba ari wa mwana wananiranye n'ubundi udashobotse, ariko nk'aho nzi kubyiga ibyo bintu biramwuka, ntago yabona umwanya wo kujyayo. Noneho no kwimenyereza gufata imyanzuro noneho ari myiza. Urubyiruko bagakwiye gufata umwanzuro ukavuga se ibi bintu ninjyamo nimbijyamo, imyaka yanjye yenda 18 mfite, ese nzageza imyaka 40 koko niba muri ubu buzima? Ukabasha kureba vision yawe, ukavuga ati niba uri Claude utangiye kumwita ufite imyaka 15, utangiye kujya mu businzi ufite imyaka 15, utangiye kujya mu busambanyi, ese uzageza mu myaka ababyeyi bacu bafite ukiri muzima? Bizakunda. Mu by'ukuri kuri urubyiruko ukiha vision, ukiha intego, ariko ibyo ngibyo ntabwo ushobora kugiraho utitekerezaho, udafata umwanya wo kwitekerezaho. Hari akantu umuyobozi wanjye aho nakoraga, umuyobozi wanjye arambwiraga ati aho uzajya uba wicaye ujye witekerezaho uvuga ati bwije nkoze iki, niba naje muri ofisi bwije nkoze iki, niba ndi kugenda mu kazi ngomba gukora akazi nk'ibisanzwe bwije nkakoze, ni ibiki ntakoze byawe bitagenze neza, ni ibiki ejo nzakora. Ukagenda ukiha n'umwanya ukavuga ati ejo nzahera kuri ibi ngibi, ejo nzakora ibi n'ibi n'ibi, kugera muri cya kintu ufite intumbero y'icyo ugiye gukora. Ariko mu by'ukuri urubyiruko usanga ababikora ari bake. Usanga urubyiruko kuba bafite intumbero ntabwo ari bose, ariko ndavuga abo bandi badafite umurongo. Usanga bivuga ati njyewe ejo nzagura imodoka, ejo yenda nzakora ibi n'ibiri bigiye bitandukanye, ariko mu by'ukuri nawe utabishamo umuhate kugira ngo uzabibone. Ariko nanone ari ishobora kubitekereza ukavuga ati ejo nzagura imodoka yo kuryoshya, ni handi umukobwa mwiza uzamubona, ni hahandi uzajya utwaramo abo ushatse n'ibiyoga wabishizemo byuzuye. Mu by'ukuri usanga ya modoka n'ubundi ugiye kugura nta kintu izakumarira. So ugasanga rero uri muri bwa buzima n'ubundi budafite vision, budafite intego. Ahandi ni leta buriya nayo ishobora kudufasha kugira ngo
urubyiruko rwose ruve mu biyobyabwenge. Yadufasha gute? Icyo yadufasha ni ugushyiraho amategeko akarishye mu rubyiruko ku buryo nabo babona ko babangamiwe rwose. Amategeko akarishye agena imyaka yo kugera yo kunywa inzoga, yo kujya mu tubari. Ariko ibyo ngibyo n'ubundi byarakozwe. Ubu ngubu ntabwo nshaka kugenda mu kabari ngo njyane umwana mutoya nkanjye ubizi, kuko mu tubari hagiye habamo ibintu bitandukanye. Cyangwa ujye mu tubari, niba ngiye mu kabari ndagera mu kabari nk'umuntu mukuru kubera ko nzi uburyo ngomba kuyandurwa n'ibiki byose. Ariko wa mwana ufite imyaka 12, imyaka 8, usange umwana afite imyaka 15, umwana rwose ntabwo yagakwiye kuba yemerewe kujya mu kabari. Ari naho twasaba ba nyiri utubari kuzana abantu bazajya bagenzura ko umwana winjiye mu kabari utujuje imyaka yakwiye kuba yasohotse. Kubera iki? Mu tubari haberamo ibintu bigiye bitandukanye. Ni hano usanga babyina, ni hano usanga bari kunywa amayoga, ni hano usanga hari imico igiye itandukanye irimo, mu by'ukuri ikangiza wa mwana mu mutwe. Ejo n'ejobundi nawe akazafata umwana akajya muri bya bintu. Gushyiraho gahunda z'urubyiruko zituma rubona imirimo, ubwo ni leta. Ari hahandi navuze ati, ariho natangiriye mvuga ati mu by'ukuri urubyiruko rwagakwiye kujya mu bikorwa bitandukanye by'imyuga, kuba narize amashuri asanzwe ariko nkegeraho umwuga. Kandi ayo mashuri rwose bayashyizeho, tukajya kwigira umwuga wo kubaza, tukajya kwiga umwuga wo gukanika. Mu by'ukuri ntihaba hari ibyo bigo bigiye bitandukanye bibasha korohereza rwa rubyiruko kujya muri ibyo bintu, bizakunda kandi bizagenda neza. So numva rero leta rwose yagakwiye gushyiraho gahunda z'urubyiruko zituma rubona imirimo igiye itandukanye kugira ngo babure umwanya wo kujya muri bya bikorwa byabo bigiye bitandukanye. Ikindi cya nyuma ni mu itangazamakuru. Gukoresha imbuga n'ibitangazamakuru mu kwamamaza ubuzima buzima. Bavuga se ubuzima buzima gute? Ubuzima yego. Bagakwiye gushyiraho ijambo nk'abanyamakuru bakavuga ati mu by'ukuri turashiraho ikiganiro runaka ushaka kwigisha urubyiruko kuva muri ibi ngibi n'ibi. Kubashyira mu bundi buzima butandukanye n'ibyo babagamo. Kubashyiraho yenda entertainment n'urugero. Kubaganiriza mu buryo bwihariye nk'urubyiruko. Gushyiraho abatumirwa akavuga ati ndatumira kanaka nk'urubyiruko aza tuganirize ku rubyiruko. Niki gishobora gutuma urubyiruko ruva muri ibi ngibi? Aho hantu itangazamakuru naryo rifitemo ububasha bwinshi bushoboka, bishobora gutuma rwa rubyiruko ruva mu bintu bigiye bitandukanye bishobora kuboreka bakajya mu nzira nziza zigiye zitandukanye. Itangazamakuru naryo ryabishyiramo imbaraga cyane, hamwe no kubaganiriza, ukazana abatumirwa babaganiriza cyane rwose. Ikindi ni ukwirinda kwamamaza inzoga mu buryo bushishikariza urubyiruko kuzinywa. Ujya kwamamaza rwose ukavuga ati rwose, ariko ntabwo bibaho. Iyo bamamaza inzoga baravuga ati udafite imyaka 18 ntabwo wemerewe kunywa kuri iyi nzoga. Mu by'ukuri barabikora, ariko noneho bakabikora cyane. Bakajya mu midugudu bagashyiraho kampeni yo kwamagana ku ubusinzi n'urugero. Bagashyiraho kampeni ivuga uburaya, kutajya mu ngeso mbi z'uburaya. Mu by'ukuri leta nayo rwose n'ibitangazamakuru aho hantu yagakwiye kujya nayishyiramo imbaraga cyane. Harya se wari ugeze kutubwira ku madini? Ku madini? Amadini, n'amadini aho ndagera. Ku madini rero ni ugutanga inyigisho zinyuranye zijyanye n'indangagaciro n'ubutumwa bwo kwirinda ubusinzi mu madini. Buriya mu madini wari uzi ko habaho gahunda z'urubyiruko. Harimo perezida, visi perezida bahagarariye urubyiruko. Hano ukuvuga bahagarariye amatsinda agiye atandukanye. Haba hari amatsinda y'abamama, amatsinda y'abapapa, amatsinda y'urubyiruko. Ugasanga muri ya matsinda bagiye bafite uburyo baganira n'ibyo baganira. Icya mbere yenda baganira ku bigendanye n'indangagaciro za Eglise,
mu buzima bigiye bitandukanye, ariko nanone buriya naho baganira ibintu bigiye bitandukanye mu buzima busanzwe, nko mu rubyiruko bakavuga ati mu by'ukuri kujya muri ibi n'ibi n'ibi si byiza, harimo imiryango, amafamiye, avuga ati Jacques afite famiye igizwe n'abana bangahe, usanga agenda ni famiye y'abana 10, ugasanga uri pero kugira ngo ujye wita kuri ba bana ukamenya Jeva ameze ate, ukamenya Jacques ameze gute, ese uyu munsi yiri wate, mu by'ukuri ukamuhozaho ijisho. Ibyo nabyo byadufasha mu by'ukuri gukura rwa rubyiruko kujya muri bya biyobyabwenge. Yego, nibyo cyane rwose. Ikindi ni ugufasha urubyiruko mu bikorwa by'isanamitima n'ubujyanama. Itorero rigategura ibiganiro. Yego. Rwose bakicara bagasasa inzobe bakaganira. Buriya hari aho niho hantu baba biyumvanamo cyane. Umwana aragenda akakubwiza ukuri, akakubwira ati nyamara mu rugo bimeze gutya, ati impamvu umeze gutya ni ukubera mu muryango wanjye, kuko njye hari nk'abo nzi rwose byari bimeze nabi mu miryango, akaba ari bo bavuga umwana akazi akakubwira ati mu muryango papa ararwana na mama, turya rimwe ku munsi, umubyeyi rwose arabyuka akigendera, nta mwanya agira wo kutwitaho. Mu by'ukuri tukazagenda tugasanga wa muryango, tukagenda tukawuganiriza tuvuye muri eglise, tukagenda tukamuganiriza, tukamwereka umurongo, mu by'ukuri ejo n'ejo bundi agahinduka. Ibyo bintu nibyo rwose ndabyemera. Urumva rero muri eglise naho bafite part cyangwa bafite igice kinini bagakwiye kuba bitaho cyane, si ukugira ngo basenge gusa saa sita nizigira ngo batahe. Ariyo urubyiruko rushobora no kuza gusenga ya masaha bukagenda yenda kubera ko kanaka azi kuririmba neza, uyu munsi araza kuririmba, ndajya kwatendinga, ukazamubaza n'ijambo bize muri Bibiliya uwo munsi, gusa nta kintu rwose yari yagiye ariyicarira cyane kubera iki ndasanga kanaka yaririmbye ati rwose uriya muntu niwe niyumvamo, indirimbo ziwe ziranyatarakitinga, ugasanga ijambo bigishije uwo munsi nta kintu abizi. Ariko nibaganira muri ya matsinda izahabwa umurongo. Pasiteri nawe burya hari igihe kiya akavuga ati mu matsinda bimeze bite, mu rubyiruko mumeze mute, mu bapapa mumeze mute, mu bamama mumeze mute. Apa ariyo kubashishikariza gusenga, kuko gusenga ni byiza cyane, ariko bajye bashyiraho n'inyigisho zigisha urubyiruko, bakora ibiterane by'urubyiruko, bigisha ikibi, bigisha uburyo bwo kunywa inzoga n'icyaha, ariko nanone no gushyiramo twa tuntu bigisha nyine tubagarura, kubera ko yuko ibyo bajyamo byose bidafite umurongo ari ikibazo gikomeye ku rubyiruko rw'ejo hazaza. Cyo babibigisha kuri ibyo biterane. Numva mu rubyiruko nako mu churches naho bafite impact nini cyane ushobora gukora kugira ngo rwa rubyiruko rwose rushobora kuva muri ibyo biyobyabwenge. Yego, reka dufate akanya gato k'akaruhuko, hanyuma turagaruka mu kanya tuganira namwe, tubavugisha kuri telefone, tubitaba, tuganire namwe. Turagaruka mu kanya tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Aha, twagarutse nanone. Reka rero Jacques utubwire ni ubuhe butumwa watanga ku rubyiruko ruri mu businzi? Urakoze cyane. Urubyiruko njyewe nabasaba icya mbere ni ukujya
mu bintu bishobora kuzamufasha ejo hazaza hiwe. Icya kabiri, ubusinzi mu rubyiruko ni ikibazo gikomeye gishobora kuzatuma ejo hazaza h'urubyiruko tutazarubona. So mu by'ukuri urubyiruko nirwishora mu biyobyabwenge, icyo navuga nta avenir ihari, nta ejo hazaza hahari. Ikindi cya kabiri navuga, icyo nabasaba, ubusizi mu rubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikeneye uruhare rwa buri umwe wese, dufatikanyije n'umuryango, leta, itangazamakuru ubwaryo, amadini, ndetse twubaka ejo hazaza h'Abanyarwanda bazi kwidagadura mu buryo bwiza, batarangazwa n'inzoga, ahubwo baharanira iterambere ryabo ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Numva rwose icyo ngicyo ari cyo kintu nabasaba kugira ngo ejo n'ejo bundi hazaza tuzagira ubuzima bwiza nk'urubyiruko rw'ejo. Wakoze cyane Jacques. Wakoze cyane Javier. Ego. Turashimira mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro, tubibutsa kandi kujya kuri YouTube mugakurikirana nayo n'ibindi biganiro byose biri kuri The Javi Space. Mwakoze cyane, naho tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu.